niwe mugore wari intwari y'ukwemera, ariko nyuma aza kugaragazwa mu ishusho y'icyaha. Ni nawe wabonye Yesu yazutse mbere y'abandi bose. Ariko se hari ikirenze ibyo tumuziho? Tugiye kurebera hamwe Mariya Magadalena ni muntu ki, yahuriye he na Yesu, bahuriye kuki, tumenye neza niba bivugwa ko ari we mugore Yesu yakunze kugera naho babyarana kiliziya ikabipfukirana ari ukuri. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twize. Mariya Magdalena agaragara mu byanditswe byera inshuro nyinshi, ariko mu buryo butavugwaho rumwe. Amazina ye ni Mariya Magdalena, aturuka mu mujyi w'i Magdala ku nkengero z'inyanja ya Galilaya. Twinjiye muri Bibiliya yera tukareba muri Luka 8 umurongo wa 2 kugera kwa 3, haranditse ngo abagore bamwe bakijijwe roho mbi n'indwara